Yes, rero ndakeka aho waba uri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntiwabura kuba utazi uyu Niyitegeka Gratien wamenyekanye muri sinema za hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko iryo zina Niyitegeka Gratien akaba atararimenyekanyeho cyane bitewe n'uburyo nyine yakundaga gukoresha seburikoko cyangwa bamwe na bamwe bagakunda kuvuga ngo ni sebu, ngira ngo mwagiye mubyumva nyine mu masinema agiye atandukanye ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko muri uyu mwanya ibyo si byo bituzanye, ahubwo tuzanywe no kureba bimwe mu bintu bijya bituma uyu seburikoko atazana umugore, mbese nyine tubashe gusobanukirwa imiterere ndetse n'imitwarire n'imyitwarire y'uyu mugabo, tubashe kumenya nyine impamvu atazana umugore nyine ngo abe yabasha gushinga urugo nyine amere nk'abandi bagabo, mbese nyine afite amafaranga ariko nyine ikintu cyo kuba yazana umugore ntacyo atekereza, mbese nyine tubashe kumenya n'uburyo nyine ajya agatangaza avuga ko nyine kuzana umugore atari ibye, ahubwo icyiwe nyine ari ugushaka amafaranga, ariko ababyeyi be ntacyo bamushinja bitewe n'uburyo nyine abitaho cyangwa se bitewe n'uburyo nyine akorera amafaranga akagira n'ayawe abasevingira, mbese nyine nawe ubwiwe akabasha nyine kwimenya, ariko ikintu cyamunaniye cyangwa se ikintu cyanze mu buzima bwe ni ukuba yazana umugore nyine ngo abe yakirwa nyine cyangwa se abe yakiyitirira umugore runaka, mbese nyine abashe kujya mu iterambere nawe nyine abandi bagabo barimo uyu munsi tuvugana. Mbese aka kanya ngira ngo tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu bijya bituma uyu seburikoko atazana umugore nyine, mbese ni nk'inzitizi yiwe ijya ituma atazana umugore, nyuma yaho turaza no kureba nyine ikintu mbese kijya gituma yanga umugore cyangwa se gituma nyine yanga igitsina gore, niturangiza tuze gusobanukirwa na byinshi cyane bijyanye n'uyu seburikoko. Mbere na mbere nababwiye ko tugomba kubanza kumenya nyine ibintu bitanu bituma uyu seburikoko atazana nyine umugore, ariko mbere na mbere reka mbanze ngusabe gukanda subscribe munsi y'iyo videwo, ahandi ndaje dukomeze mu kandi kanya. Ikintu cya mbere gituma uyu seburikoko atazana umugore ni ikintu bakunze kwita irari. Irari nicyo kintu cya mbere dusanga ku mwanya wa mbere kijya gituma uyu seburikoko atazana umugore, mbese bitewe n'ifoto uruzi imbere yawe, urabona nyine ifoto irimo hagati yambaye ikoti, iriya foto yonyine imugaragaza nk'aho nyine uko yari ameze byonyine bishobora gutuma nk'aho yari atangawe cyangwa se atangariwe n'ikintu cyari kiri imbere yiwe, gusa irari nyine naryo riri mu kintu cya mbere twazana imbere kijya gituma nyine uyu seburikoko atazana umugore nyine, bikanatuma nyine rimwe na rimwe atabasha nyine no kujya muri santima yo kuba yazana umugore, ahubwo nyine irari we ryaramwishe, nubwo afite amafaranga ariko nyine si bivuze ko adafite irari, ahubwo nyine mbese muri make hari uburyo agira gutya nyine we akanaryiyumvamo bitewe n'uburyo we yiyumva cyangwa se bitewe n'uburyo we yumva ko ibintu bye abikora. Ikintu cya kabiri ni amafaranga afite, we avuga ko afite amafaranga menshi cyane, ariko mu mafaranga menshi cyane afite ntashaka gukora ubukwe cyangwa se ngo abe yazana umugore, ahubwo we yumva ko nyine ubuzima bwe bwose yabumara ari aho atuje nta kibazo afite, ahubwo nyine ari umuntu uri aho witurije nta mugore afite, nyine yumva ko gukomeza kuba ari ingaragu ari ikintu nacyo kiri mu byatuma akomeza kwiberaho neza, maze nyine akabaho nta kibazo na kimwe afite, mbese muri make nyine agakomeza umwuga we wa sinema. Ndakeka noneho afite na filime nshyashya agiye gusohora ejo bundi ubwo yari afite ikiganiro, nyine nabyo biri mu bintu yasize hanze, ashyira hanze nyine ashaka kubwira abanyarwanda bose kugira ngo nyine bazayikurikirane, mbese nyine babashe no kuyireba bitewe n'uburyo iyo filime ari nziza. Ikintu cya gatatu ni ikintu kijyanye n'uburyo akoramo filime cyangwa se n'uburyo ibikorwa bye bigenda. Buri munsi ngira ngo buri muntu wese aba afite ibikorwa, uyu munsi tuvugana buri muntu wese afite igikorwa cyiwe runaka
abarizwamo, bitewe n'uburyo we yiyumva cyangwa se bitewe n'uburyo icyo gikorwa agikunda. Ariko uyu Seburikoko aravuga ati njyewe igikorwa cyanjye nkora cyonyine gishobora no gutuma umugore wanjye anyinuba, icyo kintu nacyo kigatuma umugore wanjye ashobora gutaha akaba yakitahira nyine akavuga ati njye sinkeneye umugabo wirirwa iyo ngiyo agataha nijoro, na nijoro yataha ntagire ikintu tuganira, mu gitondo nabwo akazinduka agenda. Rero icyo nacyo kiri mu kintu nyine gituma uyu Seburikoko atazana umugore. Ikintu cya kane ni ikintu kijyanye no kuba adakunda igitsina gore ariko akaba akigirira irari. Mbese muri make nyine uyu Seburikoko kuva na kera avuga ko afite imyaka 15, yarebaga igitsina gore akumva yanagiciraho, ariko nyuma yaho yaje kuzamuka nyine irari riramwica, we nyine n'ibyo yivugira, rimwe na rimwe ukajya usanga akiga nyine muri boarding school, akiga muri superieri, yarateretaga ariko we ntiyamaranaga umukobwa n'igihe kinini bitewe n'irari yagiraga. Mbese muri make irari ryari ryaramwishe nyine, ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo ashobora no gutereta uwo mukobwa abe yamuha umwanya, ahubwo nyine ugasanga ni bya bindi byiwe byo kwishimisha biri aho nyine, ugasanga we nta nubwo bimunejeje. Ikintu cya gatanu ari na nicyo cya nyuma ni ikintu kijyanye nyine na celebration. Ngira ngo murabizi abasore bamwe na bamwe bakunze kugira iminsi yo guserebura bitewe n'uburyo nyine ubo ubwabo biyumva, ugasanga rimwe na rimwe nyine bahora mu minsi ya celebration. Hari n'igihe bitaba biterwa n'amafaranga, ahubwo wowe bigaterwa n'igihe wabisizemo, cyangwa se n'igihe bikaba biterwa n'uburyo wowe ubyiyumvamo. Icyo kintu nacyo kikaza gutuma nyine utari buze kujya mu nshingano zo kuba wazana umugore nyine. Mbese nyine ibyo nabyo bikaba mu bintu bikuzitira nyine, ukumva wowe ubwawe ntukeneye no kubyumva, ngo ube wanabigirira na gahunda, cyangwa se n'ababyeyi bawe nibabigushyiramo ube wanabijyamo, ukumva nyine ni ibintu biri aho, ukumva nta n'ikintu ukeneye no kubivugaho. Mbese nyine ukajya wiyumvira, ukajya uhora wumva atari ikintu nyine kimeze neza, ahubwo wowe icyawe ari uguhora muri celebration, uhora userebura iminsi mikuru nyine, nta handi ubarizwa ari mu minsi mikuru gusa. Akaba ariho hantu nyine wowe wumva ko ugomba kubarizwa nyine. Okay, noneho reka nkubwire uko uyu mwanya tugeze ku musozi w'ikiganiro twari twabateguriye, gusa nyine kanda subscribe, ndaje mu kandi kanya twikomereze.